ntabwo urantwereye twarije nabonye invitation cyangwa narabivumbye itonde Mutesi afite ubukwe vraiment mu gihe gitoya cyane. Ikivugwa niki cyabaye ariko ntabwo turi buze kuza kurenza amaso ku nkuru y'incamugongo yazindutse muri kino gitondo ivugwa ku mukozi w'Imana Pastor Mutesi. Mwamenye ku nyigisho nziza zubaka imitima ya benshi, ariko kugeza aka kanya umutima we nago worohewe. Ntabwo umutima we worohewe ku nkuru yavuzwe ku mufiance we witwa Rusagara Dieudonné. Rusagara Dieudonné yamenyekanye muri korali Hosiana, abantu mwaramumenye cyane, ariko kugeza aka kanya yamaze kugera ahacecekerwa, niko babivuga mu Kinyarwanda, yamaze gutabaruka cyangwa yamaze kwitaba Imana. Rusagara Dieudonné, Imana imuhe iruhuko ridashira. Nyuma yo kumenya yuko Rusagara Dieudonné yamaze kwitaba Imana, wabimenye gute, wowe wabyakiriye gute? Nohe ukuntu nabimenye no kuvuga ngo nagerageje ngiye kuvugana n'umuntu uri hafi ye, ambwira ko umutware we yishwe n'umutima. Rero icyo nabwira abantu, mutuze, ni mutuze, ahubwo musenge, murebe izamu ryanyu, murebe imbere, naho kuvuga Pastor Mutesi. Sireka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose, Aziya, Australia, Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Reka nguhe ikaze niba wumva utamerewe neza, ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Uyu munsi bishobora kuba byanze kubera impamvu nyinshi z'ubuzima tubayeho muri no minsi, uburwayi, ubukene ndetse n'ibindi byose bishobora gutuma umuntu aba atari muri situation nziza, ariko bikomeje kwihangana ugakora cyane, ntuve mu byizerwa, nta kabuza nawe ubuzima burahinduka. Ushobora kudahinduka ngo umere nk'uko uri kubyifuza, ariko uko bigenda kose uroroherezwa bikagenda neza. Kuri kamera turi kumwe n'umusore, niba ari umugabo nabwo araza kuza kubibabwira, niba nibeshye aratangira yivuga mu mazina ye yombi kugira twese tuze kuza kubana tuziranye muri kino kiganiro. Turakwakiriye kuri kamera za Yero TV. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Amazina ntago wibeshye, ndi umusore, nitwa Prophète Byukura Bagirane Noheli, ndi umugenzi ujya mu ijuru, nkunda gusenga. Mbonereho no gusuhuza abantu bambonye bwa mbere kuri Yero TV, abari mu Rwanda, abari mu mahanga. Imana y'amahoro ikomeze kubaho umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma ndanezerewe cyane kubwo kongera kumpamagara ku kandarika ngo dusangire ijambo ry'Imana, cyangwa se dusangire ku biganiro, ku bintu by'ibitekerezo bigiye bitandukanye muri iki gihugu cyangwa se no hanze y'igihugu. Imana ibaho umugisha. Nawe Imana ibaho umugisha, kandi Imana iha umugisha buri muntu wese ugiye kubana natwe muri kino kiganiro. Ndabizi neza ko ibyo turi buze kuza kuganira bitari buze kuza kugusenya, kandi niba hari naho utishimye uraza kuza kutwihanganira, ariko ntabwo ari cyo tugamije. Icyo tugamije ni ukwagura umurimo w'Imana ndetse no kwaguka mu bitekerezo muri rusange. Noheli turaza kuza gutangira dusengera Imana kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro turi ku murongo umwe, kuko Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Mana, mu izina rya Yesu, wowe wahanitse ikirere, wowe waravuze ngo isi ni intebe y'ibirenge byawe, ijuru uravuga ngo ni intebe yawe wicaramo. Uri Alpha, uri Omega, uri itangiriro ukaba n'iherezo. Mana, turakwinginze ngo ikiganiro tugiye kugira uyu munsi kuri uyu murongo w'iyobokamana mu Rwanda, w'ivugabutumwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga, kugira ngo abantu bagiye kudukurikirana ubahereze ikintu cyitwa umugisha wawe. Imbaraga z'Imana zikomeze kubabaho, ndetse umuntu uri bufungure kino kiganiro akaza agiye kumva icyo tugiye kuvuga, icyo ugiye kurangurira muri njye ubwira abana bawe, umuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tuburijemo imigambi y'abadayimoni. Umuntu wese udukurikiye urwaye ahabwe gukira, udukurikiye atameze neza ahabwe kumererwa neza, kubw'ijambo ry'ihumure utanze mu mitima y'Abanyarwanda, utanze mu mitima y'abantu bose bari ku isi yose bubaha izina ryawe. Urakoze kuri Imana igiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Mu izina rya Yesu, amen. Nawe turagushimiye cyane kuba dutangirije kino kiganiro dusengera Imana, kuko Bibiliya ivuga yuko abayoborwa n'umwuka ari bo bana b'Imana. Natwe turashaka kugenda mu murongo mwiza. Uyu munsi turaza kuza kuganira ku nkuru zigenda zicicikana
muri kino gisata cy'iyobokamana, niki kivugwa, niki cyabaye, ariko ntabwo turi buze kuza kurenza amaso ku nkuru y'incamugongo yazindutse muri kino gitondo, ivugwa ku mukozi w'Imana Pastor Mutesi. Mwamenye ku nyigisho nziza zubaka imitima ya benshi, ariko kugeza aka kanya umutima we ntago worohewe. Ntabwo umutima we worohewe ku nkuru yavuzwe ku mufiance we witwa Rusagara Dieudonné. Rusagara Dieudonné yamenyekanye muri korali Hosiana, abantu mwaramumenye cyane, ariko kugeza aka kanya yamaze kugera ahacecekerwa, niko babivuga mu Kinyarwanda, yamaze gutabaruka cyangwa yamaze kwitaba Imana. Rusagara Dieudonné, Imana imuhe iruhuko ridashira. Nyuma yo kumenya yuko Rusagara Dieudonné yamaze kwitaba Imana, wabimenye gute, wowe wabyakiriye gute Nohe? Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje cyane, ndetse ni n'inkuru nyiri bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo nyiri umupfu niwe ufata hanuka. Twihanganishije mama Pastor Mutesi. Iki gitondo ntago yorohewe, akimara kwakira iyi nkuru yumvishije muri we atorohewe cyane ko uyu mumama ari umuntu wahuye n'ibibazo muri iki gisate cya gospel cyangwa se cy'iyobokamana. Yahuye n'ibibazo, yahuye n'amabuye, yahuye n'imijugujugu, yahuye n'ibintu bigiye bitandukanye. Ahari rero turamwihanganishije, n'abakunzi be bamukunda namwe turabihanganishije. Hanyuma ukuntu nabimenye no kuvuga ngo nagerageje ngiye kuvugana n'umuntu uri hafi ye, ambwira ko umutware we yishwe n'umutima. Yishwe n'umutima. Fiance we ubu kugeza aka kanya. Yari fiance. Biteguraga no kurushinga. Yego. Rero twihanganishije Pastor Mutesi, no kuri mwisi turababaye, ariko mu ijuru ho impundu zavuze. Kuko mwisi niba ibintu bya duruvayo, ariko mu ijuru ho bari gukoma impundu, bari gusirimba, bari kumugena atashye, araruhutse umugeni wa Kristo. Hanyuma Nohe, abantu bajya bibaza n'ubiye mpamvu mu ijuru bishimira ibyago byacu. Ntabwo ari impamvu yuko mu ijuru bishimira ibyago byacu, ahubwo nuko byanditswe ngo ivu mu ivu, igitaka mu gitaka, sibyo? Kandi reka mbabwire, Yobu yaravuze ngo umwana w'umuntu arama igihe gito kandi nacyo kigize gute, cyuzuye umubabaro. Yobu yaravuze ngo ese twakakira ibyiza bivuye mu kiganza cy'Imana, ibi bizaza tukabyirukana? Aribwo Yobu umugore we yaramubwiye ngo watutse Imana ugapfa ari kiguhora. Aravuga ngo menye neza kuri umwe mu bagore b'abapfapfa. Shatse kuvuga iki? Ishatse kuvuga ngo njyewe sininya urupfu, urugero njye nkunda kwitangaho urugero, sininya urupfu, ahubwo ninya nipfa ndajyahe. Icyo ni kimwe. Kabiri, ese nipfa ndakirwa nande? Ni Imana inegereje, ni abamarayika cyangwa n'abadayimoni? Abantu ntabwo bagakwiye gutinya ikintu cyitwa urupfu, ahubwo bagakwiye gutinya nibapfa bararuhukira hagana hehe. Kuko n'ijambo rirabivuga hano, mvuga ukuntu ijambo rivuga. Bibiliya iravuga muri Yesaya ibice 50 ku murongo wa mbere, ibice 59 ku murongo wa mbere, haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ni kwapfuye ngo ananirwe kumva. Bivuze ngo ibitubaho byose Imana irabizi, ifite icyo yabikoraho. Yego, ifite n'icyo yabivugaho. Rero abantu mbabwiza ukuri, nimugatinya urupfu. Yesu yarugize irembo. Yesu yagize tugomba kugira ikirenge mu cya Kristo. Niba Yesu yaranyuze muri iri rembo rifunganye akarinyuramo ry'urupfu, natwe bivuze ngo tugomba kunyuraho umwami wacu yaciye. Bizanga bizakunda, by fire by force, ku mbaraga no ku neza tuzaca hariya n'iryo rembo. Twajyaga dutinya urupfu ni kwa muririmbyi yavuze ngo Yesu arangije arugira irembo. None se niba urupfu ari irembo, ni gute tutabura guca muri iryo rembo? Nushaka kujya guca hirya y'irembo uzaba ubaye nka Nabwenge. Nabwenge ngo yagiye mu ijuru, agenda n'arwandika afite, ahubwo yicira mu bwato yakurira igipangu.
umuntu wese usenga imana, umuntu wese wumva gukora kw'Imana, abantu ikibazo cyabo bo bajya bareba ibitwicariye ariko ntibarebe ikitwicayemo, kandi ikitwicayemo kirusha agaciro cyane ikigeze gute ibitwicariye. Noneho ibitwicariye Imana ijya ibikoze isoni bikamwara. Reka mvuge iri jambo kuri Pastor Mutesi, nubwo isi yari muteje cyamunara ariko naho muri ijuru iramuranguye. Kabiri, uko bishinyitse siko bishikura. Intambara zose Satani yamutezaho, ibitero yamugabaho byo kugerageza kuba yarabonye amahirwe nk'ariya, urumva Imana rimugiriye neza, Satani akagira gute akamunyaga. Hari icyo bita kuba mudayimona atunyaga. Mu ijuru ntabwo ari cyo kibazo wambajije, ntabwo mu ijuru bishimira ibibi bitubaho, ahubwo mu ijuru bishimira ibyiza. Hanyuma nshaka kubwira abantu ba Stefano narabivuze butaha, uko bagenjerwe ntimwabibonye, si abakozi b'Imana se? Abantu ahubwo kubera iki abakozi b'Imana ariko duhura n'ibibazo? N'umwana w'Imana Yesu, nuko na Yesu Kristo umwami wacu ariko byagenze. Gatatu, Satani utarigeze atinya umwana w'Imana akamubwira ngo simbuka, haranditswe ngo hazagutegekera abamarayika bazagusanira mu birenge utaragera hasi mu biganza. Yesu yamutsindisha ijambo rivuga ngo haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Rero urupfu niryo bendera, wenda bivuga muri sansi ya gikristo, umusaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zabo. Niba Yesu baramusize ku musaraba se isoni bakamumanika abantu bagahurura ari umwami, ni gute twebwe tutagomba gucaho umwami wacu yaciye? Ariyo mpamvu ujya ubona ku iyo abantu bapfuye kuki bashyiraho umusaraba? Ni ikimenyetso cy'uko, yego, ni ikimenyetso cy'uko uyu muntu yemeye umusaraba. Ari rwo rupfu rukomeye, urupfu rwa mbere rwahitinze mu Rwanda no mu mahanga ku isi yose, ni urupfu rw'umuntu wamanitswe ku musaraba. Ubundi abantu bitiranya imisaraba ni itatu. Iyi misaraba uko ari itatu, hari umusaraba w'igisambo cyitwa Baraba, hari n'umusaraba ni Barabara, ntabwo ari we Barabara, baramubambuye babamba Yesu. Yego, hari umusaraba wari uri iburyo bwa Yesu, hari n'umusaraba wari uri ibumoso, ariko umusaraba uri hagati, mvugira ngo amen. Uyu musaraba niwe twizeye, ni nawo musaraba wahitinze kurusha indi misaraba yose yabayeho. Rero ndumva njyewe rwose ku bwanjye umugaragu w'Imana yatashye, Imana yacuye ibyo yabyishobije, kuko hari ikintu kimwe njya nkunda kuvuga ngo ntago tuzatura nk'imisozi. Uyu munsi twaba turi kumwe, ejo bikarangira ukaba uri kuganira na Noheli ukumva mu kanya ngo byarangiye kandi twe turi kumwe. Ahubwo abantu be gutinya urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko ntibakarutinye kuko Yesu yagize gute, yanyuze muri rwa rupfu arangije aruca intege, aruca imbaraga. Ahubwo iyo umuntu apfuye abaruhukiye mu mahoro, akaruhuka agapfana na Kristo, akazukana nawe mu bugingo bushyashya. Ndumva urupfu nari mu gitondo abantu bamwe bagiye batanga amakomenti kuri Rusagara Dieudonné bavuga ngo abantu ntago bakagombye kwihanganisha Mutesi, ahubwo bakagombye kwihanganisha umugore n'abana ba Rusagara. Kubera iki se? Ni abantu nyari byo nakubwiraga, abantu bajya babona ko ibyiza atari wo bikwiriye, ariko Imana yo yakurora ikabona ari we bikwiriye. Kubera iki? Namaze kumenya ibintu, uyu muryango wa Rusagara Imana nawe igire gute iwihumure, kuko iyo wabyaranye n'umuntu babigoye kugira ngo wakire ko umuntu yakuvuyemo. Ariko icyo nabwira abantu, Pastor Mutesi se we ni gute abantu batavuga ko akwiye kwihanganishwa, warorohewe cyangwa nuko ari uzwi mu bantu ba hafi ba Rusagara? Reka nkubwire buriya muvandimwe, Bibiliya iravuga ngo nzakujya imbere, niko Imana yabwiye Kura. Iravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza, inzugi z'ibyuma nzazicamo kabi n'ibihindizo byabyo. Ariko iyo abantu bakubwiye ngo bakure inyuma, nureba inyuma ukababura, uzamenye ko bahoze inyuma, kuko nta bantu bari inyuma. Ariko Yesu no mu rupfu murajyana. Ubundi Yesu niwe nshuti magara. Njya nkunda kubibwira abantu, naho waririmba, naho wahanura, naho wavuga indimi nk'iz'abamarayika, ariko nta rukundo ugira, byose ni ubusa.
uba wiruhiriza ubusa koko nk'abantu bavuze iyo muri ayo makomenti mu bantu bari kuvuga izo bintu ngo ntabwo yagakwiye kwihanganishwa urumva nta rukundo bafite kandi Imana ni urukundo kandi aguma mu rukundo aguma mu Mana Imana ikaguma muri we ishatse kuvuga ngo rero mbere yuko ugira ibintu byose ugeraho banza ugira urukundo abangaba navuga ngo ni ingabo z'abadayimoni kuko ntabwo wavuga ngo kana kagize ibyago ngo ntabwo bakwiye kumwihanganisha umva ni ingabo z'abadayimoni ni ibitero gusa icyo navuga Pastor Mutesi yanyuze mu bimene by'amacupa yanyuze mu bintu bikomeye bikakaye ndakeka ibimene by'ibicuma bari kuzana by'amagambo bamubwira ntacyo byamu yes turaza kuri Mutesi aracya ubu abaye uruvugiro mu minsi ishize yaravuzwe ngo yatandukanye n'umugabo kwagiye gushaka umugabo wa kangahe bavuga imibare akugiza akakanya none Mutesi igihe cyo kumuvuga ubu ndumva none kigeze kuko bamuvugaga ngo agiye gushakana n'umugabo w'umubare ntari kuvuga ariko none akakanya ubu babantu ntago babonye uruvugiro njya nkunda kubwira abantu ngo Bibiliya iravuga ngo nta mbwa zizabamokera sibyo ijambo ry'Imana rikavuga ngo muri Yesaya 50 ku murongo wa 7 haravuga ngo kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare ngo kandi nzi iri jambo ndarikunda nazakorwa n'isoni ntabwo Mutesi isoni zamukora kuko Bibiliya ivuga ngo yafashe isoni zanjye zari kunkora azishyiraho igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we bivuze ngo hari uwakozwe n'isoni mbere yiwe rero hari uwamwitangiye icyo nabwira abantu kumuvuga mutamuvuga byose ni kimwe ntago muri bumuvuge ngo n'ubundi aburare ni muri muvuge n'ubundi ngo mubukureho iby'Imana yemeye kuzamukorera kuko hari ikintu reka nkubwire ukuntu abantu bishuka baranishuka cyane uzi ko iyo Imana igiye gutabara umuntu ntabwo ibanza ice kwa Eric ngo njye gutabara Mutesi reka iyo ubwo iravuga ngo mu bumana bwanjye mu bushobozi bwanjye kuko ndi Imana ngiye gutabara kanaka rero icyo nabwira abantu mutuze nimutuze ahubwo musenge murebe izamu ryanyu murebe imbere naho kuvuga Pastor Mutesi kumuvuga bazamuvuga na Yesu baramuvuza abo yakijije yaravuze ati ni gutukiza abantu ku isabato bundi icyo ni kimwe baramwataka abo yahaye amafi n'imigati ni nabo bamuhindutse rero ushaka kuvuga icyo umuntu agukunda mu kwa mbere mu kwa kabiri akakwanga bisaba igihe aho umuntu agejeje umunsi agukunda ejo yaharenza kwanga rero ndagira ngo mbwire abantu mureke kwirirwa mwigora rwose kuko Imana itavumye Pastor Mutesi ntibareke kwivuna kuko niba nabikora bazabategeye bazaba bari kurota inzozi z'umuruho zitazanasohora nohe iki ntago cyaba ari ikimenyetso cya bibiri cy'ijambo bibiri ivuga ngo umugore natandukana n'umugabo cyangwa nasenye agenda be igishubaziko ntago Pastor Mutesi Imana yaba iri kumuha ibimenyetso by'uko agomba kugenda akaguma hariya akaba umukristo ntiyongere gushaka ntabwo ari igihano cyangwa ikimenyetso nta nubwo ari n'ikimenyetso ahubwo ibintu turabizi Bibiliya ivuga ngo urumva icyo Imana yifatanyirije nta wagitandukanya rero yari Imana igitandukanyije ari Imana gitandukanyije ntabwo aba ari umuntu ugitandukanye bivuze ngo Imana kumucira amarenga ntabwo ari amarenga ahubwo Imana hari igihe ibona uzakomereka kurushaho ikakurinda urugero urumva nari ndimo ndavuga ngo icyo Imana yifatanyirije nta muntu wagitandukanya iyo Imana ivuze ngo ngiye kugirira kanaka neza nta muntu igisha iki inama rero icyo nabwira abantu ijambo hari ukuntu riravuga ngo ntawe mubera imbwa zizamukira bivuze ngo abo Satani yakoresha abari bo bose abahagarara ku misozi njya nkunda kuvuga ngo abantu akagezi Kreti ni gakama abantu bahagaze ku musozi ngo barebe uko wigira Imana yonyine igufukuriye Salafati ku buzima bwawe kabiri njya nkunda kubwira abantu ngo nta shuti nimwe ibaho inshuti magara ni Kristo umwana w'intama w'Imana
kuko we no mu rupfu murajyana, we no mu bibazo murajyana, no ku gitanda kwa muganga muba muri kumwe. Igihe ubundi reka nkubwire eri, umenya inshuti nziza ari uko wageze mu gihe kibi, ubona ukwezi ari uko uri mu mwijima, n'inshuti nziza nzima uyibona ari uko uri mu ki, uri mu gihe kimeze nk'umwijima. Ubu ngubu nibwo Pastor Mutesi agiye kureba, agiye kubona abakunzi be abari bo. Ubu nibwo agiye kumenya abamukunda by'ukuri, nibwo agiye kumenya abafana, nibwo agiye kumenya abamwemera, ni nabwo agiye kubona abamuharara uyu munsi muri ibibazo. Uzi ko naratangaye, Imana igeze kumbwira ngo ni gute abantu bapfusha bakarira ariko nge napfusha bagaseka. Urumva atari ikibazo gikomeye? Imana naratangaye muri iyi minsi yapfushije ihagaritse abantu, ariko bo bapfusha bakaboroga bakavuza induru. Dufite abantu benshi ku buzima bwacu, ariko mu bantu twabuze umuntu udukurikiranye wese uwo ari we wese Imana iguha umuntu. Mu bantu benshi ufite Imana igukuriremo umuntu Imana ikuzaniye ahagararana nawe, no mu bibazo abana nawe, no mu gahinda abana nawe. Nasomye ijambo rivuga ngo hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, ngabo iyo bageze mu gikombe cyitwa banka bahahindura ahantu h'amasoko, bahahindura ahantu h'ibyishimo. Ahantu hatari hari ibyishimo bo bagerageza kugira gute kuhazana ibyishimo. Mbivugiye iki? Iki ni igihe gikomeye. Pastor Mutesi ameze nk'umuntu uhagaze mu gikombe cyitwa banka. Niho ari buhurire na bagihanda, niho ari buhurire na babwihebe, niho ari buhurire na bamaganya, niho arahurira na babwenge bw'isi. Ariko Imana irahagarara nawe. Iyabanye nawe mu kwa mbere, ikabana nawe mu kwa kabiri, ikabana nawe mu kwa gatatu, ndabara uriya mwaka twavuyemo, ikabana nawe 2023 kambivuge gutyo, ikabana nawe muri 2021 na n'ubu 2024. Naho yagiye iracyari kumwe nawe izamurinda. Yes, izamurinda. Pastor Mutesi yihangane, ndetse n'umuryango wa Rusagara muri rusange n'inshuti z'abo bantu bose bakomeze kwihangana. Rusagara Dieudonné Imana imuhe iruhuko ridashira. Korali niyo yaririmbye ngo umugeni aratashye yambaye neza cyane ya Yerika Jovagil. Rusagara rero Imana imuhe iruhuko ridashira, imutuza heza, ndetse umuryango we komeze kwihangana muri rusange. No rero reka dusoze ikiganiro cyacu, tugushimire kuba wemeye kuganira natwe. Murakoze, Imana ibamugisha. Wenda message ya nyuma natanga kuri Pastor, message ya nyuma y'ubutumwa na Pastor Mutesi muri aka kanya ni message iboneka mu gitabo cya Luka 7:13. Bibiliya iravuga ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Ijambo riravuze ngo umwami Yesu amubonye aramubwira ati wirira. Hepfo gato yukomeje hari ijambo rivuga ngo yegera ikiriba agikoraho, abari bakikoreye barahagarara. Imana igiye gukora ku kibazo cyatumaga Pastor Mutesi bamuvuga, kuko Imana igiye gushyiraho tezevu ku buzima bwe. Amarira warize mama, umubabaro wahuye nawe, agahinda wahuye nako, Imana iri ku buzima bwe kandi izakugirira neza. Ndetse abantu mwari mudukurikiranye, Imana ibaho umugisha. Kandi nawe niba ari mu gihe kitari cyiza, ijambo riravuze ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Agahinda kawe, ibibazo byawe, umubabaro wawe wite kuri hejuru. Njye nkunda kuvuga iri jambo, umuraba w'amazi menshi ndetse n'amajwi y'urusaku rw'abantu cyangwa se rw'umuyaga, wite kubiri hejuru abirusha gukomera. Ikigeragezo cyose wanyuramo, agahinda kose wanyuramo, bizaba ibibazo witeye, byaba ibyo Satani yaguteye, bizaba ibyo wikururiye n'ibyo utikururiye, uwite kubiri hejuru abirusha imbaraga kandi agiye kubica amaguru. Kandi ijambo ryaravuze ngo muri Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere hari ijambo rivuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe kandi yatsembweho pe. Hari ibintu Imana igiye gutsembaho, tukinjira muri Kanani, tukinjira mu masezerano yacu. Imana mu ijuru ibaho umugisha.
Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Dushimire umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro. Niba utarakoze subscribe yikore kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Tuzabakurikiranira uko umuhango wo gushyingura Rusagara Dieudonné uzakomeza buri kimwe cyose, ndetse abantu mukomeze musure Pastor Mutesi mumwihanganishe kuko ibi ni ibihe bikomeye, ndetse n'umuryango wa Rusagara n'inshuti muri rusange. Baramusura kuri Momo, muraza kujya kuri channel yiwe yitwa Gira Neza TV. Ni Gira Neza, murabona aho nimero ziwe, mumuhamagare mumuganirize, ndetse munamusure mu buryo bw'ubifatika. Burya dukenera byinshi kugira dukomeze twiyubaka. Turagushimiye cyane rero kuba wabanye natwe muri kino kiganiro. Dushimiye na Noheli wemeye kuganira natwe. Imana iguhe umugisha muri rusange. Murakoze cyane. Yesu abaho umugisha.